Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kubakosora ikizame kiba cyakozwe kugira tubone imyitozo ihagije nitugerwaho tuzatsindiye ku manota yo hejuru kandi bitatugoye. Ikintu ubusabwa ufata agapapuro ugafata ikaramu ukagenda wandikaho igisubizo cya nyacyo ukaza kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ibindi byo no kwibutsa gukanda subscribe kugira ikizame cyose dushyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikindi amakode ari kuboneka, cyangwa uramutse ugize ikibazo ku bintu bijyanye n'amategeko y'umuhanda ushobora kutwandikira kuri 078 935 16 26 tukagufasha. Tudatinze rero ndakeka ko buri wese yamaze gufata agapapuro twatangira gukosora. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni ikihe cyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ubusobanuro bwabyo aba ari umuhanda iyo winjiyemo ukomeza mu cyerekezo kimwe nta gukata ngo usubire inyuma, ntabwo biba byemewe, aba ari umuhanda w'icyerekezo kimwe. Iyo wamaze kuwinjiramo ntiwakata ngo usubire inyuma. None mwa bino byapa bine baguhaye ni ikihe cyapa kigaragaza gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Ese ni icyapa D1A? Ese ni icyapa E13A? Ese ni icyapa C19 cyangwa ni icyapa C1? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Urabona ku cyapa D1A gikoze mu shusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Kuri E13A ni ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Kuri C19 urabona ko ari uruziga, no kuri C1 ukabona ko ari uruziga, ubuso bw'umutuku n'ikirango cy'umweru. None hano ni ikihe cyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Tegereze ibyapa neza ubundi usubizanye ubwitonzi. Ese ni icyapa cyo kuri A D1A? Ese ni icyapa E13A? Ese ni icyapa C19 aho ni kuri C, cyangwa ni icyapa C1 aho ni kuri D? Hitamo neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko muba mugomba kumenya ko ikibazo kimeze nk'iki ntabwo gihinduka iyo ukibona igisubizo, uhita umenya ko icyo cyapa buri gihe ariko kizajya kiba gisobanura, kuko ntabwo cyaba cyahindutse. Rero igisubizo cy'ukuri ni icyapa E13A. E13A muri kukibona, gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Uri kubona ko iki cyapa gikoze mu shusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Ariko ikirango urabona ko niba wari nk'umuhanda wari ugeze imbere ugasa nkaho ufungana. A. Aho imihanda ihurira. B. Inkomane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo. C. Umuhanda udakomeza. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese iyo ubonye iki cyapa mu muhanda, igisubizo cy'ukuri aba ari ikihe mwa bino baduhaye? Hano rero ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro kawe. Igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo bishatse kuvuga ko A na B na C byose ntabwo ari ubusobanuro bwa kino cyapa baduhaye. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro, kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. A. Amatara magufi. B. Amatara ndangaburumbarare.
C. Amatara yo guhagarara umwanya munini. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona hano igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A. Amatara magufi. Ese igisubizo cy'ukuri ni B. Amatara ndangaburumbarare. Ese igisubizo cy'ukuri ni C. Amatara yo guhagarara umwanya munini, cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hitamo neza ukoresheje ubwitonzi. Urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Amatara yo guhagarara umwanya munini. Ikibazo cya kane kirabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200 imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa ku buryo bukurikira. Murabizi hano bagiye babona imirongo y'ingabo z'igihugu wenda ziri muri siporo ya mu gitondo, cyangwa ndakeka ko mwigeze kubona hari nk'igikorwa cyabaye nko ku kigo runaka, abanyeshuri bagatonda imirongo bakaba bari kugenda mu mihanda. Murabizi niba bakoze nk'imirongo 5 bagiye kugenda mu muhanda, urumva bizatwara hari igice cy'umuhanda kinini bazatwara. None kugira ngo birinde ibyago, iyo mirongo hari ukuntu bigomba kugaragazwa, kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga amenye ko hari udutsiko tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku mirongo, kugira ngo abe yakwirinda guteza byarinda umuyobozi guteza ibyago. None bari kukubwira ngo utwo dutsiko bagaragazwa ku buhe buryo? Utwo dutsiko tw'abo bantu bashobora kuba izo ngabo z'igihugu, bashobora kuba abanyeshuri bayobowe n'umwarimu, bashobora no kuba na korali runaka. Abo bantu bagaragazwa ku buhe buryo? Mwabuno buryo bagiye kutubwira bukurikira. A. Imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo 2. B. Inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo 2. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo bishatse kuvuga ko A yaba ariyo na B akaba ariyo. D iravuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nk'ibi A, B na C akaba hatarimo ukuntu iyo mirongo igaragazwa, niko kuri D bishatse kuvuga. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hitamo neza ukoresheje ubwitonzi, ubundi igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri rero ni A. Imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo 2. Ikibazo cya 5, tegereze neza ino foto baduhaye. Baratubwibaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo? Tegereze neza, imbere ye hari umunyegare kandi bageze kuri wa murongo baba bagomba kugeraho, bakagabanya umuvuduko bakitonda. Imbere ariko hari umunyegare. None uri umuyobozi w'iki kinyabiziga cy'inyuma wakora iki ushaka gukatira iburyo? Tegereze neza mu bisubizo 4 baba baduhaye, ubundi uvuga igisubizo cya nyacyo kirimo. Avuza ihoni umenyesha umunyegare ko ushaka gukatira iburyo. Ukagera hano ugahita uvuza ihoni, umunyegare aba ari kubyumva agahita amenya ngo ko ngo ugiye guca iburyo. Ese urumva icyo gisubizo cyaba ari cyo?
B. Kata ikoni mbere y'umunyegare. Ubwo kuri B bishatse gusobanura ngo hita utanguranwa nawe. C. Emerera umunyegare akomeze inzira ye. D. Ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata imbere ye. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe hano? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ifoto muri kuyibona neza. Uno muyobozi w'ikinyabiziga ashaka guhita akata hariya iburyo. Igisubizo cy'ukuri ndamukeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri ni C. Emera umunyegare akomeze inzira ye. Ubundi kwa bino bibazo nabonye kwirinda ibyago ahantu hameze gutya, uba ugomba iyo bavuzemo kongera umuvuduko akenshi icyo gisubizo aba atari cyo, ko ntabwo wakwirinda icyago uri kongera umuvuduko keretse ahantu hake. Ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo ni ayahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu? Murabizi ibihe birahinduka, nubwo mwa kino gihe hari izuba ryinshi, ariko hari ibihe bigera hakagwa imvura, ibihu bikamanuka ku buryo umuyobozi w'ikinyabiziga aba atari kureba mu ntera ndende imbere ye. None itegereze kiriya kinyabiziga urebe ukuntu ibihu byahapfutse. None urura umuyobozi wa kiriya kinyabiziga, ni ayahe matara y'ikinyabiziga ugomba gukoresha mu gihe nk'icyo cy'ibihu byinshi utari kureba imbere cyane? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A. Amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. B. Amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma. C. Amatara magufi. D. Urumuri rusanzwe. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga, mugeze mu gihe cy'ibihu utari kureba imbere neza, umeze nk'uriya umuyobozi wa kino kinyabiziga ngo urebe ukuntu hameze, wacana ayahe matara? Ese ni A igisubizo cy'ukuri? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri hano ni A. Amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Ikibazo cya karindwi kirabaza ngo ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa. Ubwo ugiye guhitamo mu bisubizo bine bagiye kuduha. Ese ibyapa bitegeka n'ibyapa byo gutambuka mbere birangwa n'iki? Ubwo ugiye guhitamo igisubizo cy'ukuri mwa bino bisubizo bine baguhaye. Ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu bara ry'umukara. B. Ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu bara ry'umukara. C. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu bara ry'umukara. D. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu bara ry'umukara. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Itegereze neza ubundi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Mbibutsa ko kuri YouTube channel namaze gushyiraho video ebyiri zo ku byapa, ibitegeka n'ibiburira. Ndi guteganya no kubakorera indi video ku bundi bwoko bw'ibyapa kugira ngo mujye murushaho kumenyaho byinshi. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni A. Ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu bara ry'umukara. Ikibazo cya 8 kirabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. A. Mu masangano. B. Mu bimenyetso bimurika.
C, A na B ni ibisubizo by'ukuri bishatse kuvuga ko A mu masangano na B mu bimenyetso bimurika byaba ari ibisubizo by'ukuri byombi. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo bishatse kuvuga ngo A na B na C byaba atari ibisubizo by'ukuri. Ese ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa hehe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana bafite imyaka ikurikira. Murabizi hari imyaka umwana ageramo agakubagana, ku buryo ushobora kuba utwaye ikinyabiziga agahita afata voro ukabona ayikiniye wahise ayikata akaba aguteje icyago. Abo bana rero hari imyanya barindwa, imyanya y'imbere ntabwo aba ari byiza kuyibicazaho, birabujijwe kubatwara ku ntebe y'imbere, ubwo ubashyira mu myanya yindi y'inyuma. Rero abo bana ni abafite imyaka ingahe? Ese ni imyaka 10? Ese ni imyaka 12? C, ese ni imyaka 7? D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nawe hita wireba uko ungana uvuga ati ino myaka mwene baduhaye niyo nakubaganaga cyane, ubundi uhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cya nyacyo ni B, imyaka 12. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? Murabizi hari igihe umuntu aba aratwara ikinyabiziga, murabizi ntago aba ari ukuvuga ngo ni ugutwarira mu gihugu gusa, hari ibinyabiziga byambukanye imipaka. Ubwo rero umuntu ugitwaye ashobora kugira umunaniro cyangwa kumva agize ibitotsi. None umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? A, tugiye kureba mwa bino bisubizo baduhaye, turebe igisubizo cy'ukuri kirimo. A, gufungura ikirahure cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. Murabizi akenshi umuntu yabaga asinziriye yagiye nko gusenga, bagahita bamubwira ngo sohoka, cyangwa waba uri mu ishuri umwarimu yabona uri gusinzira akakubwira ngo sohoka, byabaga ari ukugira ugende hanze haba hari umwuka mwiza ubundi ibitotsi bigende. Ariko ntago mbabwiye ngo nicyo gisubizo. B, guhagarara akaruhuka harimo no kugenda niba bishoboka. C, kunanura amaboko no gufungura amaso mu gihe gito. D, kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Rwose hari igisubizo ubona ugahita umenya ko cyaba atari igisubizo, ariko weho hitamo igisubizo cya nyacyo. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cya nyacyo ku gapapuro. Igisubizo cya nyacyo ni B, guhagarara akaruhuka harimo no kongera no kugenda niba bishoboka. Ntabwo wafungura ibirahuri gusa ngo ufate umuyaga, n'ubundi iyo unaniwe uba ugomba kumanza ugahagarara ukaruhuka, wamara kuruhuka ukongera ukagenda. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe atwaye ikinyabiziga mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure cyangwa umukungugu mwinshi? Murabizi hari agace ugeramo waba ufite imodoka, umucucu ukagenda ugapfuka ibirahuri, cyangwa hari kugwa imvura nyinshi,
cyangwa hari ibihu ntabwo uri kureba imbere. None ni ikihe kintu wakora mu gihe utwaye ikinyabiziga mu ibyo bihe? A. Kugendera mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda ucunga ibimenyetso bigarura urumuri. Bibutsa ko iyo bavuze ngo ibimenyetso bigarura urumuri bashatse kuvuga ubwo utugarurarumuri. Utugarurarumuri ni ibimenyetso ntabwo biba bicana, ariko iyo uri mu ntera ya kure urumuri rukaramuka rukubiseho uhita ubona bibaye nk'aho byatse. B. Kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. C. Gucana amatara maremare hanyuma ukagenda gahoro. D. Kugendera ku murongo ugabanya umuhanda. Ese urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Utwaye ikinyabiziga mu bihe bibi by'ibihu, by'imvura nyinshi cyangwa umwuzure, wakora iki? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cya nyacyo ni B. Kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. Ikibazo cya 12 cyabaza ngo iyo ikinyabiziga kidagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga. Murabizi ikinyabiziga cyose kiba kigomba kugira ibyapa bikiranga, bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Wenda nk'ikinyabiziga cyakoze impanuka ntabwo kigikora. Murabizi ibinyabiziga birasora, rero nk'igihe kitazongera gukora ibyapa bikiranga biba bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A. Ibyumweru 2. B. Amezi 2. C. Ukwezi kumwe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko ikibazo kimeze gutya nta kindi gisubizo. Iyo uramutse ubonye igisubizo cy'ukuri bakigwaye mwa bino, uhita ugifata mu mutwe, nta kundi kuntu baba bakubaza ikibazo, n'ubundi niko bazongera bakakikubaza. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni B. Amezi 2. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye uretse amapikipiki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ese urabona agomba kugera ku bipimo bingana gute? Hano naho iyo harimo igisubizo cy'ukuri uhita ugifata mu mutwe, nta kundi kuntu baba bazakubaza icyo kibazo. A. Metero 2.50. B. Metero 2.75. C. Metero 3. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Metero ni ikigero cy'uburebure, ndakeka ko mubizi. Abantu benshi mwarapimye, ubwo muri guhita mwumva iyo ntera ukuntu ubwo burebure bwaba bungana. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Hitamo neza ukoresheje ubwitonzi, ubundi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri ni B. Metero 2.75. Ikibazo cya 14 kirabaza ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni A. Toni 20. B. Toni 16. C. Toni 12. D. Toni 10. Urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Hitamo neza usubizanye ubwitonzi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri hano ni
C. Toni 12. Ikibazo cya 15 kirabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi ikinyabiziga kindi kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. A. Amatara magufi. B. Amatara ndangaburumbarare. C. Amatara yo guhagarara umwanya munini. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Amatara yo guhagarara umwanya munini. Ikibazo cya 16 kirabaza ngo utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri. Ikinyabiziga imbere yawe kiragenda buhoro. Imbere yawe umuhanda nta kibazo kunyuranaho. Ugomba A. Kukinyuraho bikorewe ibumoso. B. Kukinyuraho bikorewe iburyo. C. Kukinyuraho ukoresheje uruhande urwo ari rwo rwose. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cya nyacyo ku gapapuro. Ese ni A? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa ni D? Hano ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cya nyacyo ku gapapuro. Igisubizo cya nyacyo ni A. Kukinyuraho bikorewe ibumoso. Murabizi ko uruhande rw'ibumoso nirwo kunyuranaho biba byemewe ariko ugeze ku murongo ucagaguye, wa murongo ugabanyamo umuhanda ibyerekezo bibiri ucagaguye, niho biba byemewe kunyuranaho ariko bigakorerwa ibumoso. Ikibazo cya 17 kirabaza ngo icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite A. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. D. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Kuko ibyapa birimo amoko, hari ibitegeka, hari ibiburira. Ubwo niyo mpamvu uba ugomba gusubira mu byapa. Maze gushyiraho video ebyiri ariko ndi guteganya gushyiraho izindi zo ku byapa kugira bikomeze bibahugure. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Igisubizo cya nyacyo ni B. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Ikibazo cya 18 kirabaza ngo icyapa cyerekana inzira y'amatungo itegetswe giteye. Murabizi amatungo abafite abari nko ku munsi w'isoko, bikaba ngombwa ko amatungo hari ahantu habugenewe agomba kuba afite abagomba kwambukira. None icyo cyapa cyaho hantu kiba kimeze gute? A. Uruziga mu buso bw'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. B. Uruziga mu ibara ryera, ishusho y'inka mu ibara ry'ubururu. C. Uruziga mu buso bw'ibara ry'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ryera n'ikirango cy'umukara. D. Mpande eshatu, ubuso mu ibara ry'umweru n'ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Igisubizo cy'ukuri rero hano ni D. Mpande eshatu
mu buso bw'ibara ry'umweru n'ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo kuki abanyamaguru batemerewe kwambuka umuhanda mu ikoni cyangwa hafi y'imodoka ihagaze? Abantu benshi turi gukosorana kino kizama aya makosa murayakora. Ndakeka ko hari abantu bambukira mu koni ntabwo babura, ariko biraba ari ikosa. None ni ukubera iki aba atari byiza kubikora? Abanyamaguru batemerewe kwambuka umuhanda mu ikoni cyangwa hafi y'imodoka ihagaze. A. Ingaruka ku bindi binyabiziga. B. Ingaruka ku bandi bakoresha umuhanda. C. Abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona yambuka umuhanda. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Kwambukira mu koni. Igisubizo cy'ukuri ni C. Abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda, ugasanga biteje icyago barakugonze. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma, ni ikibazo cya 20 kivuga ngo kunyuranaho mu ikoni A. Biremewe. B. Ntibyemewe. C. Biremewe ukoranye ubwitonzi. D. Ibisubizo by'ukuri. Ibisubizo byose ni ukuri. Bishatse kuvuga ngo A na B na C na D na A na B na C byaba ari ibisubizo by'ukuri. Kunyuranaho bikorerwa ibumoso, kunyuranaho ubikora ugeze ahantu umurongo ugiye ucagaguye, ubundi ukanyuranaho wamarije no kureba imbere ko nta kindi kinyabiziga cyaje. None hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A? Ese ni B? Ese ni C cyangwa ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikindi hano mbibutsa ko amakode ari kuboneka, mutwandikire kuri 078 935 16 26 tubafashe kubona amakode. Nukenera ko tunagusobanurira wagize ikibazo tugusobanurire. Ikindi turi abantu dushobora gukosora ikizamini hakazamo dukosa, mujye mutunyandikira muri comment. Ariko nanjye mba nagerageje uko nshoboye kose, nubwo mafite akazi kenshi nkavuga ati abantu banjye bankurikirana reka mbategure ikizame, mujye mutwihanganira, natwe ntabwo tuba twabikoze ku bushake. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni B. Ntibyemewe. Kunyuranaho mu ikoni ntibyemewe. Ndakeka ko Imana ikomeje kubarinda. Ndakeka ko intego ya ino channel yaje ari ukugira dutsinde kandi tuzajya tubigeraho. Bamwe batangiye gukora, batangiye kumbwira ngo yarabafashije baratsinze. Namwe mukomeze mushyeho imbaraga, nukureba video zacu twashyizeho mbere, mukareba nizo turi gushyiraho kano kanya, ubundi mwagira ikibazo mukatubaza, turahari kugira tubasobanurire. Mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.